Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko igice cya 6. Yesu ari Nazareti atuma intumwa. Ava yajya iwabo, abigishwa be baramukurikira. Isabato isohoye, aherako yigishiriza mu masinagogi. Benshi babyumvise baratangara bati, ibi byose uyu yabikuye he? Kandi ubu bwenge yahawe n'ibitangaza bingana bitya akora bikura he? Mbese si we wamubaje mwene Mariya, se wa Yakobo na Yosefu na Yuda na Simoni? Bashiki be nabo ntiduturanye? Ibye birayoberana. Yesu arababwira ati, umuhanuzi ntabura icyubahiro keretse mu gihugu cy'iwabo no mu muryango wabo no mu nzu yabo. Nuko ntiyashobora kugira igitangaza ahakorera na kimwe, keretse abarwayi bake yarambitseho ibiganza arabakiza. Atangazwa n'uko batizeye. Agendagenda mu birorero impande zose yigisha. Bukeye ahamagara abo 12, aherako atuma 2, abaha ubutware bwo gutegeka abadayimoni, abihanangiriza kutajyana ikintu cy'urugendo keretse inkoni yonyine, ati, mwijyana impamba cyangwa imvumba cyangwa amakuta mu mifuka yanyu, ahubwo mukwete inkweto, kandi ntimwambare amakanzu 2. Kandi arababwira ati, inzu yose muzacumbikamo aba ariyo mugumamo mugeze aho muzayicumbukuriramo. Aho abantu batazabacumbikira ntibabemere. Nimuvayo muzakunkumure umukungugu wo mu birenge byanyu, ngo bibabere ikimenyetso cyo kubahamiriza. Nuko baragenda bigisha abantu ngo bihane, birukana abadayimoni benshi, basiga amavuta abarwayi benshi barakira. Herode yica Yohana Umubatiza. Nuko umwami Herode arabyumva, kuko izina rya Yesu ryamamaye, aravuga ati, Yohana Umubatiza yazutse, nicyo gituma akora ibyo bitangaza. Ariko kandi baravuga bati, ni Eliya. Abandi bati, ni umuhanuzi nk'abandi bahanuzi. Ariko Herode abyumvise aravuga ati, Yohana naciye igihanga niwe wazutse. Kuko Herode ubwe yari yaratumye ngo bafate Yohana, aramuboha, amushyira mu nzu y'imbohe ku bwa Herodiya, wari muka mwene se Filipo, kuko Herode yari yamucyuye. Kandi Yohana yari yarabwiye Herode ati, amategeko ntiyemera kucyura muka mwene so. Nicyo cyatumye Herodiya amuhigira, ashaka kumwica, ntiyabona uburyo, kuko Herode yatinyaga Yohana, azi ko ari umukiranutsi wera, aramurinda. Ndetse Herode amwumvise akora byinshi, amwumvira anezerewe. Noneho uburyo buraboneka ku munsi wo kwibuka kuvuka kwa Herode, ararika abatware be n'abatwara ingabo n'abakire b'i Galilaya ngo baze mu birori. Umukobwa wa Herodiya araza arabyina. Herode n'abashyitsi be baramushima. Umwami niko kubwira uwo mukobwa ati, nsaba icyo ushaka cyose ndakiguha. Aramurahira ati, icyo nsaba cyose ndakiguha, ubona nuba umugabane wa 2 w'ubwami bwanjye. Arasohoka abaza ati, nsaba iki? Aramusubiza ati, saba igihanga cya Yohana Umubatiza.
Muri ako kanya agaruka aho umwami ari n'ingoga, aramusaba ati ndashaka kumpa nonaha igihanga cya Yohana Umubatiza ku mbehe. Umwami arababara cyane, ariko kuko yarahiriye imbere y'abasangira, nawe ananirwa kukimwima. Nuko uwo mwanya atuma umusirikare amutegeka kuzana igihanga cya Yohana. Aragenda agicira mu nzu y'imbohe, akizana ku mbehe, agiha uwo mukobwa, nawe agishyira nyina. Abigishwa be babyumvise baraza, bajyana umubyimba bawushyira mu mva. Yesu ahaza abantu 5,000. Nuko intumwa ziteranira aho Yesu ari, zimubwira ibyo zakoze byose n'ibyo zigishije. Arazibwira ati muze mwese, muze mwenyine ahiherereye, aho abantu bataba, muruhuke ho hato, kuko hari benshi banyuranamo, bikaba ari urujya n'uruza, babura uko barya. Bagenda mu bwato bajya aho abantu bataba ngo biherere. Ariko bababonye bagenda benshi, barabamenya, bava mu midugudu yose, barirukanka baciye ubutaka babatangayo. Yomotse abona abantu benshi bamutera impuhwe, kuko bari bameze nk'intama zitagira umwungeri. Aherako abigisha byinshi. Nuko umunsi ukuze, abigishwa be baramwegera bati dore aha ntihagira abantu, none umunsi urakuze, basezerere bajye mu ngo no mu birorero by'impande zose, bihahireyo ibyo kurya. Arababaza ati muba ari mwe mubagaburira? Baramubaza bati tugende tugure imitsima y'idenariyo 200 tuyibahe barye. Nawe arababaza ati mufite imitsima ingahe? Mujye kureba. Babimenye baramusubiza bati ni 5 n'ifi 2. Abategeka ko bicara mu bwatsi butoshye, bigabanyijemo inteko. Bicara imirongo, bicara imirongo, hamwe 100, ahandi 50, batyo. Yenda iyo mitsima 5 n'izo fi 2, arararama areba mu ijuru, arabishimira, manyagura imitsima ayiha abigishwa be, nabo babishyira abantu n'izo fi 2, azibagaburira bose bararya barahaga, bateranya ubuvungukira bw'imitsima n'ubw'ifi bwuzura intonga 12. Abariye iyo mitsima bari abagabo 5,000. Yesu agendesha amaguru hejuru y'amazi. Uwo mwanya ahata abigishwa be ngo bikire mu bwato bamubanzirize hakurya Betsayida. Asigara asezerera abantu. Amaze kubasezerera, aragenda azamuka umusozi ajya gusenga. Bumwiriraho, ubwato bumaze kugera mu nyanja imuhengeri, naho we akiri ku butaka wenyine. Abonye ko bananiwe kuvugama kuko umuyaga waturutse imbere mu nkoko z'aho bari, agendesha amaguru hejuru y'inyanja, asa n'ushaka kubanyuraho. Ariko bamubonye agendesha amaguru hejuru y'inyanja, batekereza ko ari umuzimu, barataka, kuko bose bari bamubonye bagakuka imitima. Aherako arababwira ati
nimuhumure ninjye mwitinya. Aratambuka ajya mu bwato barimo, umuyaga uratuza. Barumirwa cyane kuko batari basobanukiwe